Mbega kaga, mbega kaga, mbega kaga. Ibi ni ibiki? Ibi ni ibiki koko mana yanjye? Ibi ni ibiki bibereye ahangaha mana yanjye? Ibi ni ibiki? Ibi ni ibiki tubonye? Ibi ni ibiki twumvishe? Mbega agahinda gakabije, mbega umubabaro, mbega umubabaro. Twari tuzi ko twishimye, twizeye ko uyu Cyusa wacu agiye gushyingiranwa na Iribagiza amaze guhitamo, bagiye kubana ubuzima bwabo bwose. Ariko Kidobya ntabwo zijya zibura, ntabwo Satani ajya abura kwitera mu mata y'isazi. Ibi ni ibiki koko mana yanjye? Ibi ni ibiki koko? Mbega agahinda uyu mwana w'umukobwa Iribagiza agize, mbega agahinda Cyusa agize, mbega agahinda mushiki wa Cyusa agize, mbega agahinda mama wa Cyusa agize, agahinda twese turakagize. Kuki abantu ari abagome? Ibi ni ibiki koko? Mbega umuryango mubi, mbega umuryango w'akasamutwe. Ese ibi bazabikora kugeza ryari? Ibi bazabikora kugeza hehe? Ubu bugome bazabukora kugeza hehe? Aka ni agatego bakoze, aka ni agatego bateze uyu Cyusa kugira ngo aryamane na Isimbi, abe yaramuteye inda, kuko bigere kuri uru rwego rwo kuvuga ngo ubukwe bwa Iribagiza na Cyusa burasubitswe. Ese koko iyi nda ya Isimbi igomba gusubika ubu bukwe bwa Cyusa na Iribagiza? Ibi ni ibiki? Isimbi uraruhira ubusa. Ese Isimbi yaba yarafashe Cyusa akamunywesha nk'ibiyobyabwenge, akaba yararyamanye nawe Cyusa atabizi, bikaba biri kugaruka umuntu bita Cyusa, bikamugaruka mu ruhame rw'abantu kumva ko yaba yararyamanye na Isimbi akamutera inda? Ibi bintu ni amayobera. Ubwabyo umuntu bita Cyusa ari guhakana yuko atigeze atera inda uyu mukobwa Isimbi, ariko Isimbi nanone kurundana akavuga ngo njyewe na DNA nzazifatisha uyu mwana ntwite, nazaba ari uwawe uzemera kumurera, kandi ubwo bukwe uri kuvuga bwawe na Iribagiza ntabwo buzaba bukibaye. Ibaza umuntu uri kwemera gupimisha DNA. Ese koko mana y'isi n'ijuru Cyusa yaba yarakoze ibi bintu? Ariko ku ruhande tukabona Cyusa ntabwo ari kubyemera. Uyu mwana w'umukobwa Iribagiza ari mu gahinda gakomeye, ari mu gahinda gakomeye cyane, ari mu gahinda gateye ubwoba. Cyusa nawe byamucanze, yabuze icyo akora, kugeza ubwo uyu muryango wo kwa Iribagiza, uyu muryango wo kwa Cyusa wavuye hano kwa Rugema ubabaye cyane, wavuye hano kwa Rugema ubabaye cyane. Papa Cyusa akavuga uti narababwiye uriya muryango ntabwo ari uwo gufata umuhungu wacu ngo tumushyingire muri uriya muryango, narababwiye ko uriya muryango ntabwo ari uwo gushyingiramo umuhungu wacu, narabibabwiye. Uyu muntu bita Fabiola nawe ariko akabi gasekwa nta keza koko. Abonye akize igihano cy'Imana, abonye Nyirantambara amubabariye, abonye akuyemo inda ya Rugema, abonye yongeye kugarura agasura mu rugo kwa Nyirantambara, arongeye ahagaze mu nzira yo bugambanyi, ahagaze mu nzira yo gushyigikira amafuti. Ntabwo yabonye isomo Imana yamuhaye, ntabwo yabonye ikigeragezo Imana yamuhaye. Imana imutabaye ikigeragezo ariko aracyakomeje. Ariko nagira ngo mbabwire ngo ibi ntabwo bigomba kugarukira aha. Aba bantu bose bari guhemukira Cyusa, bari guhemukira Iribagiza, abantu bose bari kwitambika urukundo rwa Cyusa na Iribagiza, bose bazagira ingorane, bose Imana igiye kubibisuza. Imana igiye gukora imirimo yayo ibagaragaze. Uyu Rugema nawe ahagaze mu cyaragati, ntazi iyo biva naho bigana. Yagize Imana arokoka iyi ntambara yo kuba yarateye inda Fabiola. None n'ubu reba amafuti yakoze yo gufata Iribagiza akamuhagurutsa
imbere y'imbaga y'abantu ati jya mu nzu va ahangaha, agafagurutsa akanyana ati va ahangaha agenda. Fabiola nawe muramuzi, ahita ahaguruka mbere ya bose, ahita yishinza, ahita agenda. Iki ngiki ni ikimenyetso cyerekana yuko basuzuguye umuryango wo kwa Cyusa, bawutaye mu ruganiriro aho bari baje kwerekana Cyusa yari yaje kwerekana umukobwa yakunze. Babirukanye mu rugo rwabo nk'imbwa, barirukanga arababwira uti mugende mumvira aha. Ese ubu koko mana yanjye, uyu muryango ibintu gukora ubona izi ngaruka utazazigaruka. Ariko nanone umuntu bita Iribagiza twamubonye yagize agahinda gakomeye cyane, yabuze ukuntu yifata, yabuze ibintu avuga, yabuze amagambo avuga, yabuze aho azibandwa azerekeza. Yavuze tuzi ubu koko mana, ibi bintu Cyusa yaba yarabikoze? Cyusa nakunze ubuzima bwanjye bwose yaba yaranciye inyuma akaryamana na Iribagiza na Isimbi? Ibi bintu koko Cyusa wanjye yaba yarabikoze? Ese Cyusa niziyi? Cyusa ndamuzi, ntiyakora ibi bintu, ntiyantenguha, ntiyakora aya mafuti. Ibi bintu yaba yarabikoze? Imitima yabaye myinshi, uwo bita Iribagiza yarice kugeza ubwo yabaye nk'ikirajyagwa mu kantu. Byamuteye agahinda, yagize intimba. Uyu Iribagiza yagize intimba zikomeye cyane, yavuze ati mana yanjye ibi ni ibiki kisi nyikaragiye kanyifungiraho amaferi. Ntabwo yareka kubitekereza kuko azi umuryango arimo, azi kuntu abantu babanye ari babi cyane. Yanavuga ashobora no gutekereza akavuga uti nibyo bashobora kuba baranamuteze agatego kugira ngo bagambane, kugira ngo bazamuntware, ariko ntabwo bazamuntwara. Mwabonaga ko Iribagiza yarebaga Isimbi avuga, ashobora kuba avuga yuko ibyo ari kuvuga ari ibinyoma. Gusa nagira ngo mbabwire ngo byange binoga inda, yaba ari ya Cyusa, yaba atariye umuntu bitwa Isimbi, ntabwo Cyusa uzamubona, ntabwo Cyusa bizakunda ko aba umugabo wawe, ntabwo bizakunda yuko Cyusa aba umukunzi wawe, kuko yamaze guhitamo, twabibonye, kuko Cyusa yamaze guhitamo umukunzi we w'ubuzima bwe bwose, yamaze kumuhitamo, twamubonye n'imbaga y'abantu yamubonye. Ayo ngayo navuga ko ari nk'amaco, yenda yo kuvuga uti ndasebye, reka mvuga ibi bintu. Ese mana yanjye, Nyiranambara we naza akumva ko umukobwa we bamuteye indobo atari we bahisemo, iyi dosiye y'inda ntabwo noneho azatsa umuriro kwa Cyusa. Nyiranambara ntabwo azatsa umuriro kwa Cyusa avuga uti ntabwo bishoboka, ibi ntabwo bishoboka, akabinyamo akabinyaramo, akavuga uti ibi bintu ndabirambiwe. Agize Imana akiza ikibazo cya Fabiola, noneho n'icya Isimbi kiraje. Gusa nagira ngo bambwire ngo Cyusa ubwo ari kuvuga ko atari we yimuteye, ashobora kuba atari we yimuteye. Kandi mwibuke neza umuntu witwa Kanyana yabwiye se Rugema, aramubwira uti uri kwirengagiza ukuri. Ako kantu sinzi niba mwakumvishe, yabwiye Rugema aramubwira uti uri kwirengagiza ukuri. Uko kuri rero cyangwa ibintu bwashobora kuba hari ukundi kuri tutazi, bashobora byibuza ko wenda bari kugereka inda kuri Cyusa. Isimbi ashobora kuba yararyamanye n'undi muntu akaba ari kugereka inda kuri Cyusa. Ashobora kuba yararyamanye n'undi muntu ku ruhande akaba ari kugereka inda kuri Cyusa. Ibi bintu Isimbi nawe yize ubucakura nk'ubu ngubu, ko twari tuzi Isimbi nk'umwana witonda bapangira ibipango kugira ngo azagere kuri Cyusa. Ibi bintu we yaba yarabyinjiyemo gute? Gusa ibi bintu ntabwo bizabagwa amahoro, ibi bintu ntabwo bizabagwa amahoro. Bababaje Cyusa, bababaje Iribagiza yagize agahinda gakomeye cyane, bababaje umuntu bita papa Cyusa. Uriya muryango wose bawubabaje kugeza ubwo bababwiye uti mutuvire mu rugo.
wagira ngo imitungo barimo ni iyabo, ntibazi yuko imitungo barimo ari iy'uyu mwana Iribagiza, ari iy'ababyeyi be. Gusa Iribagiza Imana imfashe uriya muti kamarade na Emile bawugeze kuri Iribagiza rwose mu maguru mashya, izi ntambara zikirimo bakihugiyemo, hanyuma yibuke nabo bajye hanze, nabo Imana ibashyire hanze, bumve yuko ibyo bagenda bakora Imana nayo ihora ihoze. Uyu Rugema nawe Imana ni akariko kanya ko kugira ngo Imana nawe ize ijye mu bye. Gusa nagira ngo mbabwire ngo dusengere uyu mwana w'umukobwa bita Iribagiza, aka gahinda akavemo, aka gahinda agasohokemo, kuko biragoye kwiyumvisha ko umuhungu wakunze imyaka yawe y'ubuzima bwawe bwose ari rwo rukundo uzi rwonyine kuva mu mateka yawe, kumva ngo yaryamanye n'umukobwa yamuteye inda, noneho umukobwa bari mu ipiganwa ryo kuvuga uti utsindire turebe uwo azakunda, ariko Iribagiza yamutsindiye, abanzi bavuge yamutsindiye, uko byagenda kose yamutsindiye, yaba idahari yaba ihari yamutsindiye, uko byagenda uko ariko kose Iribagiza yatsindiye Cyusa yahisemo umukobwa yakunze. Ibyo byose bapanga, ubugome bapanga, ubugambanyi bapanga, imigambi yose bapanga ku buzima bw'uyu Cyusa, bw'uyu Iribagiza, byange binoge uyu Iribagiza yatsindiye Cyusa, kandi nta muntu uteze kubikuraho. Iyo ntibihari ibidahari amatiku aze ibyo bavuge, ariko Cyusa yatsindiye Iribagiza n'uwasimbi. Kandi uyu mukobwa bita Iribagiza ni umukobwa ufite ubutwari, ni umukobwa ufite ubupfura, ni umukobwa uzi gushishoza. Ashobora no kugenda akica n'ubwo yagize agahinda akavuga uti byange binogo babeshyesheje wanjye, babeshye umukunzi wanjye, ntabwo biriya bintu ari byo. Nawe akahita ahaguruka agajya gushaka ukuri, agacukumbura akavuga uti ibi bintu ntabwo ari byo, agahagararana mu ruhande rwe na Cyusa. Ndabizi neza ko uyu muntu bitwa Iribagiza agiye guhagararana na Cyusa muri ibi bihe bigoye, muri ibi bihe bigoye bagezemo. Ahangaha niho urukundo rw'ukuri rugaragarira, ahangaha niho urukundo rw'ukuri rugaragarira. Mbese se mamu Isimbi iyo biza kuba byabaye wenda akaba ari we yahisemo Iribagiza, akaba ari we yateye inda Iribagiza, agahaguruka akavuga ibyo byose, uyu Isimbi ari kwihangana. Ariko uyu Iribagiza arihangana, turamuzi, ni umukobwa uzi kwihangana. Niyo mpamvu Cyusa rero yahisemo, kandi yahisemo neza. Reka dusigaye dusengera umwana w'umukobwa Iribagiza, dusengere Cyusa, dusengere iyi famiye yo kwa Cyusa, bihangane. Mbabwira ngo uyu muntu witwa Fabiola nawe Imana igiye kongera ize mu bye, yongere imwerekane uko ari. Abagome bose bagiye bapanga imitego, Imana igiye kuza, Imana igiye kumanuka ibane nabo ibashyire hanze. Ikintu byose bagiye bakora Imana igiye kuza ibashyire hanze. Agahinda mwateye uyu mwana w'umukobwa ubuzima bwe bwose, agahinda mwateye Cyusa, Imana niko kanya kugira ngo Imana ize yihorere.